Igitambo cy'urukundo episode ya 13. Muri episode yabanje twasize Kesi ku kazi bamuhamagaye bamubwira ko hari ikibazo kivutse ku kazi kandi gikomeye cyane ko agomba kuhagera yihuse. Ubwo Kesi yagiye yirukanka, gusa agezeyo yasanze twakomeje na episode yacu, episode ya 13. Ubwo yasanze boss we yicaye muri office, gusa yatunguwe no gusanga nta kibazo cyabaye kuko yabonaga yicaye nta kibazo afite, ahubwo ameze neza nk'ibisanzwe. Ubwo Kesi yahise abaza boss we ikibazo amubwiye gihari. Arangije abwira boss we ati uzi ubwoba nje mfite nkeka ko hari ikibaye hano kuri office. Ahari naketse ko ari office ihiye, none ndimo mbona ibintu byose ari nomo. Boss arangije aramubwira ati ariko Kesi wajya unyita Ken, ko ari byo numva byanyura. Kesi arangije aramubwira ati boss wampamagaye numva ufite ikibazo, none ndi kubona ngeze hano ndi kubona nta kibazo ufite, ahubwo ndi kubona urimo unsekera bya hatari. Bitewe n'iki kucyo nkanze? Ken arangije aramubwira ati ariko Kesi ukunda akazi kawe, uyu munsi ngiye nabibona kurushaho. Uzi uburyo uje wafatiyeho disi utanarwiyambitse, sha biranshimishije, uri umukozi mwiza pe, tukubuze twaba tubuze umukozi w'umuhanga. Kesi arangije aramubwira ababaye cyane, ubona ari seri, boss urambabaje, ni ukuri sinari ko wakora nk'ibukoze pe byo kunkanga. Ken arangije aramubwira ati Kesi reka nkwisabira akantu kamwe. Kesi arangije aramubwira ati njye n'uburyo mbabaje ndumva nta kintu wansaba nkwemerere pe, ariko kubera uburyo nkubaha reka mfe kukumva. Ken ubwo yahise amwegera aramubwira ati Kesi please, first mbanje kugusaba imbabazi ku byo nagukoreye. Nakurakaje cyane pe ndi kubibona, gusa nabonye nta bundi buryo nari kukubona uretse kukubwira uzane ku kazi ko ngushaka. Ikindi ndashaka kukwisabira, ntuzongere kunyita boss, ujye umpamagara mu izina ryanjye kuko urarizi, kandi niba utanaryibuka nitwa Ken. Kesi arangije aramubwira ati boss kugira ngo ubabarire nanjye icyambere urabanza umbwire impamvu yaguteye kumbeshya, naho ibyo kwanga kukwita boss byo urabanza umpa impamvu yatuma nzajya nguhamagara mu izina ryawe, kandi uri boss wanjye nubaha cyane. Ken arangije aramubwira ati ese Kesi mbaye ngusabye ureke ibyo mbajije nzabigusubize twasohokanye ahantu hatuje, wabyemera? Mu byubahiro byanyu ndabasabye, kuko ndumva hano ntisanzuye kandi ntameze fresh, reka nzagusubiza icyo gihe. Kesi arangije aramusubiza ati niba wumva kugira umubwire ibyo ngusabye byose byasaba kujya aho ngaho hatuje ushaka kuzanjyana, ntari bindi ndabyemeye, kandi boss urabizi ko kugira icyo nkwima byangora pe. Ubwo bakomeje kuganira, gusa uburyo Ken yarebagamo Kesi wabonaga bidasanzwe. Reka tuve hano tugari kwa Sandrine aho bimukiye. Papa Sandrine abwira Sandrine ati mukobwa wanjye hano twimukiye urabona gute?
Sandrine amubwira ati cyakoze papa, aha ni sawa pe, mu nzu nziza kandi nini irimo buri kimwe cyose umuntu yakenera, kandi ni no mu mujyi. Ikiyongeraho ni umujyi mwiza ukora ku mazi, umuntu abyuka ari kumva akayaga gaturutse ku nyanja. Papa Sandrine amusubiza ati nibyo mwana wanjye, nakuzanye ku mazi, ntuzajya wumva urushye mu mutwe, ujye unyarukira ku mazi ujye gufata akayaga. Sandrine arangije aramubwira ati cyakoze papa, noneho iyi ni surprise udukoreye, sinari nzi ko ufite ubushobozi bwatuma ugera kuri ibi byose. Papa Sandrine arangije aramubwira ati mwana wanjye, erega ntacyo murabona, n'ibindi biracyaza. Papa arangije aramubwira ati ariko Sandrine utambeshye, muri uyu mujyi ibyo umbwiye nicyo kintu cyiza cyonyine wahabonye? Sandrine aramubwira ati kubera nicyo cyonyine nahabonye pe, none se urakeka naguhisha iki kindi papa? Papa Sandrine aramubwira ati nose ntiwabonye muri uyu mujyi ko harimo n'abandi basore beza cyane bagukwiriye, bazajya bakwibagisha Japhet wagutereranye, ukava mu cyaro ataragaruka kugusura cyangwa ngo aguhamagare? Sandrine arangije aramusubiza ati papa, abatipe beza bo barahari pe, gusa sinabona undutira Japhet wanjye, umwiza wo mu buto bwanjye. Papa Sandrine, ubuse Sandrine, wowe ugikunda umuntu utazi, iyaba yewe utaranagarutse ngo agusure, yewe ntazi n'ahantu twimukiye, mu maherezo yanyu mva azaba ayahe? Sandrine ubwo yumvishe papa we avuze ko nta muntu uzi aho bimukiye, yibuka uburyo yasize ahaye mukase wa Japhet aderese zose zaho azamusanga. Ku mutima ati papa uribeshya, Japhet azaza kundeba kuko nasize aderese zazansanga. Ubwo Sandrine yahise asubiza papa ati papa ntawamenya, wabona marayika w'urukundo amurangiye aho twimukiye. Papa ahita aseka, arangije aramubwira ati mwana wanjye, isi wizereramo iratangaje pe, ngaho komeza utegereze uwo marayika, uzabona mukuzaniye. Sandrine nawe ahita aseka. Reka tugaruke ku rundi ruhande rumwe, aho Kesi na bosi we Kenny basohokeye. Bisa nkaho bahageze kare, yewe baganiriye cyane, amasaha yanakuze, bisa nkaho bari hafi gutaha. Gusa bari baserukiye ahantu heza cyane, mbese hamwe buri wese yakwifuza gusohokanira umukunzi we, ariko ntituzi impamvu Kenny yahisemo gusohokanira Kesi ahantu heza nk'aha. Hari mu buryo bwa romantike. Kenny yahise abwira Kesi ati Kesi, hano hantu nkuzanye urahabona gute se? Kesi aramubwira ati sha birenze kuba heza pe, ni heza cyane, maze nanahakunze. Ahubwo Kenny nako boss, kuki mbona muri iyi minsi urimo unyitaho mu buryo butandukanye? Kenny arangije aramubwira ati Kesi unyise Kenny numva biranyuze, byaba byiza igihe tuzaba turi kumwe twenyine ugiye unyita Kenny byamfashe. Kesi yahise aseka, arangije aramubwira ati nubwo ntazi impamvu, reka mbikwite kuko ikintu umbwiye kigushimisha, ngomba kukigukorera. Wamfashije byinshi, nanjye ngomba kuzakwitura uko mbishoboye. Kenny arangije aramubwira ati Kesi, ibyo nakoze nta birenze kuko wari ubikwiriye, kandi cyambere uri umukobwa mwiza, icyongereho w'umuhanga, ukwiriye ibyo nagukoreye byose, kandi ukwiriye kubona ibyo naguhaye. Kesi arangije araseka aramubwira thanks by the way. Ngaho Kenny, mbwira impamvu ya biriya byose wankoreye, kuki washakaga ko nkugeraho byihuse?
Ken yaramubwiye ati mu by'ukuri Kesi ikintu ngiye kukubwira nkimaranye imyaka myinshi cyane. Kuva nakumenya nakomeje kugenda nihagararaho nk'umuntu w'umugabo, ariko uko iminsi iri kugenda yicuma nimo genda mbura kwihangana kwanjye, kuko nagerageje kubikwereka kenshi mu mvugo, mu mikorere no mu myitwarire, mbese buri kimwe cyose nkora, ariko wowe ntubibona. Wowe ibyo ngukorera ubifata kubera ko ndi boss wawe cyangwa se ndi uwo dukorera ku kazi kamwe. Arangije aramubwira ati Ken, komeza umbwire ndakumva. Niba utabiterwa nuko ubinkora kubera kuri boss cyangwa dukora hamwe, ubiterwa n'iki? Ken yabanje gutuza cyane areba Kesi mu maso, arangije aramwegera amufata ibiganza byombi amureba mu maso adahumbya kandi ubona ari seriye byatari. Arangije aramubwira ati Kesi, impamvu yanteye ibyo byose ni uko ngukunda. Bose bahise batuza. Ubwo Kesi yahise aba nk'utunguwe cyane, ariko atangira gutekereza avugira mu mutima we ati wa mugani, Ken ababyeyi banjye bakimara gupfa yaramfashije, niga segonderi amfasha kwishyura amashuri, yewe na kaminuza niwe wamfashije. Buri kimwe cyose yarahabaye ku bwanjye, yewe ndangije no kwiga kaminuza yanshakiye akazi. Ibyo byose Kesi yabitekerezaga, Ken akimufashe mu biganza. Ubwo Kesi arangije gutekereza ibyo byose ahita abwira Ken ati icyo yamubwiye tuzakimenya muri episode izakurikira ibi, ntimuzayicikwe. Ese Kesi buriya yaba agiye guha urukundo boss we Ken? Ese ko dusigaye tubona Kesi bisa nkaho asigaye akunda Japhet, gusa ntawamenya. Gusa ndibaza Kesi ahakaniye boss we Ken ntiyazamwirukana ku kazi. Ibi byose tuzabimenya muri episode izakurikira, ntimuzayicikwe. Kandi ku batarabikora ntimwibagire gukanda iryo jambo subscribe iruhande rw'iburyo. Murakoze cyane. Ciao ciao.